Ibihe byiza nshuti abakunzi ba Talk Rwanda, mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Yasohowe muri loji aruka amaraso nyuma yuko yarajyanyemo n'Indaya ikaza kuhamusiga. Ni inkuru yamenyekanye ubwo abaturage bakora Nyabugogo bahuruzaga itangazamakuru bavuga ko hari Indaya yaguye muri iyo loji. Umwe mu banyamakuru wa BTN TV dukesha iyi nkuru ubwo yahageraga yasanze abashinzwe umutekano n'imbangukiragutabara barimo kwita kuri iyo ndembe. Bamwe mu baturage baganiriye ikinyamakuru cya BTN TV dukesha iyi nkuru bakavuga ko banagize uruhare mu gutabara iyo ndembe bakayishyira mu mbangukiragutabara, bahamyaga ko yavuye amaraso menshi, bakanavuga ko umusore yari yanyoye imiti yongera akanyabugabo. Abaturage bavuga ko intandaro y'uburaya ari ubukene, kutagira akazi byugarije benshi mu rubyiruko. Bamwe mu baturage bakora Nyabugogo bakavuga inkuru zitandukanye, nkaho bamwe bavuga ko ari umugore asambanyijwe n'abagabo batatu ndetse b'abanyamahanga. Gusa umusekirite ucunga umutekano kuri banki imwe yegereye iyo loji akuwe yagaragaje ukuri avuga ko uwo batwaye yari umugabo wari umaze igihe ucumbitse muri iryo cumbi. Gusa amakuru atangazwa na polisi akavuga ko hari umukobwa bari kumwe nyuma akaza kumusiga aribwo yarimbaga akaruka amaraso. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire yemeje aya makuru koko ubasanze umusore ari muri loji aruka amaraso nyuma yo gusigwa muri loji no mukobwa bari bajyanyemo, ariko hakaba hatangiye gukorwa iperereza ngo hamenyekane icyabiteye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire akaba yagize ati: amakuru twahawe n'abaturage bahamagaye kuri polisi bavuga ko hari umusore warwariye muri loji iherereye Nyabugogo. Polisi n'inzego z'ibanze zahageze zisanga ko ari umusore urwaye warukaga amaraso, ariko bikavuga ko hari umukobwa bari bajyanyemo, nyuma rero umukobwa akaza kumusiga. Icyakozwe rero ni uko umusore yajyanye kwa muganga, iperereza rero rikaba ryatangiye ngo hamenyekane icyateye uburwayi, cyane ko umukobwa bari bajyanye yari yamusize. Nibyo rikamubwira ngo niba rugamba rugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.